nzamuye amaboko yanjye mvuga imirimo myiza wankoreye sinzahwema na gato kukuririmba buri munsi sinzahwema na gato kugushima. Sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakazamashusho ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzana ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragerayo usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ukugerayo gusa andikamo Ibendera TV maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye ku Ibendera TV, kuko rero tumaze kubimenyera, murabimenyereye cyane. Nitwa na Cretine Irushwa, ntabwo mbatindira. Turabibutsa kubana natwe buri munsi, turabasaba gukora like na subscribe kuri channel yacu. Ibitekerezo byanyu nabyo turabyifuza cyane, turabikeneye kugira ngo tumenye neza icyo mushaka kugira ngo abari cyo tubagezaho. Tudatinze rero hano muri studio zacu twakiriye umuhanzi. Ikaze ku Ibendera TV. Murakoze cyane. Ntabwo turi butinde rero, turagira ngo tuguhe umwanya utangire wibwira abadukurikiye, hanyuma ndatekereza ko turaza no kubaririmbira, turaza kubaganirira ibintu byinshi. Tangira rero twibwira muri make. Murakoze cyane. Nitwa Iradukunda Sophie, nkaba ndi umukobwa, nkaba ndi umuhanzi ugitangira, nkaba nifuje kubana namwe. Murakoze. Uratubwiye uti ndi umuhanzi, tubwire ubuhanzi bwawe bwatangiye igihe ki? Ubuhanzi bwanjye bwatangiye muri corona, muri 2020 mu kwezi nko guhera mu kwa kane, ariko ntago aribwo natangiye kuririmba kera. Ndirimba mu Sunday school, mu korali y'abana, ndazamuka ingera no mu y'abantu bakuru. Ubwo urumva nyine natangiye kuririmba ku giti cyanjye muri uwo mwaka. Ubwo ni muri 2020. 2020. Ubu umaze imyaka 2 rero uri umuhanzi. Yego. Ariko kandi umaze myinshi uri umuririmbyi. Yego. Sophie, uturutse hehe abantu kugira ngo bakumenye neza, inkomoko yawe ni hehe? Aho ntuye mu rugo mbana n'ababyeyi bose ni ku Gishushu. Ku Gishushu mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yego. Usengera hehe? Sengera mu Rukiri kuri ADPR, ndirimba no muri korali yaho bita Jovanis. None utangiye rero ubuhanzi bwawe hakiri kare, ariko kandi umaze imyaka myinshi uri muri korali. Ni iyihe mpamvu wavuye muri korali ukerekeza mu buhanzi bwawe bwigenga? Ntabwo navuye muri korali. Ntabwo ari kuva muri korali, ariko icyo nshaka kuvuga ni kuki wahisemo ufata n'indi nzira yo kuririmba wenyine? Ni ukubera ko nashakaga gukora umurimo w'Imana byagutse, kubera ko numvaga kuba naba ndi muri korali bidahagije, ahubwo umurimo w'Imana nawe ukora byagutse, nanjye ndirimba ku giti cyanjye, byose nkabifatanya kandi umurimo w'Imana ukagenda neza. Reka rero tudatinze tuguhe umwanya, yenda dukubitiraho akaririmbo gato, agace k'indirimbo, dukomeze kugenda tuganirira abantu badukurikiye ku Ibendera TV. Indirimbo yanjye cyangwa iyo nshaka? Turirimbira yenda iyawe ku giti cyawe, kuko turimo kuvuga ku buhanzi bwawe. Nta kibazo.
narabohowe n'amaraso ya Yesu, ubu sinyitwa imbata y'icyaha, ubu ndi icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, nta n'ubwoba ngifite kuko Yesu ni uwanjye. Niki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ni inzara cyangwa ubukene? Oya, kuko muri Kristo harimo byose, ibyo dukenera byose biri muri we. Nzaguma muri we, nawe abe muri njye, kuko muri we harimo amahoro yuzuye. Narabohowe n'amaraso ya Yesu, ubu sinyitwa imbata y'icyaha, ubu ndi icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, nta n'ubwoba ngifite kuko Yesu ni uwanjye. Iyo ndirimbo uturirimbiye wayise ngo iki? Narabohowe. Warabohowe, ubwo washaka kuvuga iki? Narabohowe n'amaraso ya Yesu Kristo, yavanye mu byaha, kandi sinanjye njyenyine, abantu benshi bakira umwami n'umukiza, yabavanye mu byaha nyine arababohora, ngo zose zari zibaboshye z'ibyaha n'ibindi byose. Reka dukomeze, wari umaze kutubwira rero igisobanuro cy'iyo ndirimbo yawe. Iyi ndirimbo wayihanze uri mu yihe mood? Nayihanze ndi nari ntekereje urukundo Imana yadukunze, kemera gutanga umwana wayo, kaza kudupfira ku musaraba. Ntekereza n'ukuntu abantu ba kera, umuntu iyo yakoraga icyaha yabashaga kuba afite intama akajya kuyitamba, cyangwa akirukanka ku ntumwa. Ndabitekereza numva ndavuga nti hari igihe umuntu aba muri kino gihe, umuntu aba adafite n'intama, adafite n'itungo, ndibaza nti muri kino gihe ubu ngubu umuntu yari kujya atanga iki? Umuntu se n'inuma kugira ngo uzajye kuyibona ni chance, kuyibona itambagira nko mu biti ukuntu, biba ari ibintu bitunguranye. Rero ndavuga nti amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye, niyo mudu nari ndimo. Sophia, ayo magambo wayakuye muri Bibiliya, kandi ayo magambo arakomeye. Bishatse kuvuga rero ko ukijijwe? Ndagerageza. Gerageza ubwo ni nyine ntabwo turageraho Satani atarasa imyambi, ahubwo iyo yakurashe umuntu wivuriza, aho akumenya aho wivuriza. Sophia, abantu rero batazi Bibiliya urabajimije, uba wumva batabyumva neza. Noneho tugereranyirize ubuzima, iyo ureba ubuzima bwo kubaho uri umurokore n'ubuzima bwo kubaho udakijijwe nk'umukobwa, ubifata gute? Tugereranyirize abo bantu babiri bombi. Kubaho, urambajije uti ubuzima bwo kubaho uri umurokore no kubaho udakijijwe kandi uri umukobwa byongeye mu mujyi wa Kigali. Abarokore ntabwo aribo bakizwa gusa, ahubwo kuba mu buzima udakijijwe biba bimeze bite? Ntago aba ari byiza. Urugero, umuntu ushobora kuba wiba, kandi kwiba bashobora kugufata cyangwa bakaba banakurasa, ubwo urumva nta nubwo waramira muri ino si. Ushobora kuba wenda wicuruza, kandi kwicuruza ku mwari ntabwo aba ari byiza rwose, ntabwo aba ari byiza. Rero ubwo urumva gukizwa ukagira ibyo ureka, hari ikintu bikurinda ku muntu w'umukobwa. Ariko hariho abantu ibyo babikora kubera ubuzima, hariho abantu ibyo babiterwa n'ubuzima, kandi nyine banabuze nuko bagira. Abo se bumva babigenza gute? Nyine ni nka kwa kundi Satani nyine agira imbaraga, abwo aba yakurashe nyine nawe ugacika intege. Abo ngabo
sinzi icyo nabivuga, ariko nyine muri rusange iyo umuntu akora ikintu bitewe n'impamvu ntabwo bivuze ko ari cyiza. Ntabwo kubera impamvu y'ikintu ntabwo byavuga ngo ntabwo byakuraho ko ari kibi. Sophie, aho rero twavugaga ku ruhande rw'umukobwa tuvuga ko adakijijwe aba muri Kigali. Reka tugaruke ku ruhande rw'abameze nkamwe watubwiye ko mugerageza gukizwa. Ubu buzima bwo bumeze gute? Turagira ngo ubu buzima buratire abakobwa ku buryo umuntu ashobora kugumba akavuga ati uko biri kose reka nanjye kwerekeza hariya. Iyo ufite Yesu cyangwa ukijijwe, hari ibintu wirinda kandi bitakujyana mu biguteza ibibazo. Rero iyo ukijijwe, icya mbere ubona amahoro yo mu mutima, kandi amahoro yo mu mutima ni ukuri nta kintu wayanganya nayo. Iyo ufite amahoro yo mu mutima nta kintu wabinganya nabyo. Kandi icya kabiri uranyurwa. Niba ubonye ikintu gitoya uravuga uti kivuye mu maboko y'Imana, ukanyurwa nyine, ukumva ko utararikira ibindi, ukumva ko nyine uba wumva unyuzwe. Ikindi nyine nyine abantu barakwizera, kubera agakiza kakubashisha ibintu byinshi, kuba inyangamugayo, waba inyangamugayo abantu bakakwizera. Ibyo ni byo by'ingenzi navuga, ibindi ni byinshi. Ni byinshi. Sophie, duhe urugendo rwawe yenda muri make rw'ukuntu winjiye mu gakiza. Njyewe rero nakuriye mu muryango ukijijwe. Ntago navuga ngo urugendo rwanjye rw'agakiza, nyine nakuriye mu muryango ukijijwe, ariko nafashe icyemezo. Abizi nyine umuntu niwe wihitiramo, ushobora gukura ugasanga ari abarokore, ariko nyine iyo ukuze uhitamo gukomezanya nabo cyangwa ukajya mu byawe, kuko uba umaze gukura wifatira icyemezo. Rero ubwo ngubwo navuga ko nafashe icyemezo cyo kubatirizwa mu idini ryanjye ababyeyi banjye barimo muri 2013. Muri 2013. Sophie, ndabona byose nturashaka umugabo. Uramutse uteretswe n'umuhungu udakijijwe, Sophie, wabifatamo gute? Udakijijwe nyine ubirebera ku ngeso. Ubwo icyo nshaka kuvuga ni ukwibaza ngo ese ko urwaye iruhande uramutse uteretswe n'umusore udakijijwe wamwemera cyangwa ntabwo wamwemera? Ntabwo namwemera. Kubera iki? Kubera ko nyine hari ibintu biba bidahura. Ushatse kuvuga iki? Urumva niba akunda wenda kunywa inzoga, reka mfatira aho ngaho, ko niyo principe yanjye. Ntago nyine wandenganyiriza ukuntu ngiye mbyumva n'ibyanjye. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze wowe gahunda yawe no kubana n'utanywa inzoga? Oya, ntago mbikunda rwose. Umuntu unywa inzoga ntago mukunda. Sophie, ko bakunda kuvuga ko abakobwa nta deni bagira, ibyo bakabihera yuko umukobwa iyo akeneye umugabo ashobora kwakira uwo abonye uwo ari we wese. Nawe niko ubyumva? Oya, ntabwo ariko mbyumva. Ku rwanjye ruhande ngomba gushaka umugabo duhuje imyemerere. Utamubonye? Hoya, ntabwo byashoboka kwizera kwanjye kunyemeza ko namubona. Okay, Sophie, ongera rero noneho uturirimbire ku ndirimbo yawe ya kabiri twumve ubuhanzi bwaho bwerekeye. Umva itangazo ryarindi wari utegereje imyaka myinshi, ryumve kandi uryizere. Wowe unaniwe kandi uremerewe, iki ni igihe cyawe. Umaze igihe wizeye ko hari igihe. Nyumva neza nshuti, tuza rema kandi
ushyira umutima mu gitereko, yahagurutse ku ntebe yayo, iraje izanywe no kugutabara. Uko wavutse wisangayo, wenda siko wabyifuzaga, wisanze wavutse nka Mose cyangwa wavutse nka Esawu, ugakorera abandi wifuza umugisha, nyuma ugahembwa umuvumo. Wifuza ibyiza ariko ibibi bikagutanga imbere, ariko humura dore ubutabazi. Sophie, umaze kugira indirimbo zingahe mu buhanzi? 3. Umaze guturirimbira ebyiri basigaye, urumva uzageza kuri zingahe? Izimana izanshoboza. Indirimbo zawe ziri mu buryo bw'amashusho n'amajwi cyangwa yenda biri muri kimwe muri byo gusa? Iyi ngiyi indirimbo bwa kabiri iri mu mashusho nayisohoye ejo bundi. Wayise ngo iki? Itangazo. Ukaba ushaka gutangariza icyo abantu rero? Umuntu wese uzi ko ananiwe, ari mu bigeragezo, ari mu bigeragezo rwose, ndamutangariza ko hari ugutabarwa n'Imana. Yihangane ko yaba ameze kose, ikigeragezo cyose yaba arimo, yihangane. Ndamutangariza ko ubutabazi bw'Imana buhari. Sophie, iki kibazo nari nirinze kukikubaza, ariko kubera ko rubaye nk'unshotora muri iyi minsi, abantu cyane cyane simbo twere no kuvuga n'abakijijwe cyangwa se abasenga, abantu benshi muri iyi minsi bacitse intege. Niyo mpamvu rero ushaka kubaza iki kibazo. Sophie, Imana ibaho? Ku ruhande rwanjye ibaho kandi biragaragara. Impamvu nari nkikubajije ni ukugira ngo tuvane mu rujijo abantu muri iyi minsi. Abantu benshi harimo n'abavuga batari ko isi irimo arahura n'ibyorezo, icyorezo kimwe kiraza kikihinduranya, ejo bikagenda gutya, ubuzima bw'abantu buragoye cyane, abantu bageze aho baremerewe. Ni ngombwa ko tubaremamo icyizere, ariko tunabaha n'ibimenyetso. Ni iki kintu ushobora ibintu nka 2 cyangwa se 3 ushobora gushingiraho ukabwira umuntu wari ucitse intege, wari ugeze aharindimuka, ku buryo yongera akagarura ibyiringiro n'icyizere cyo ko Imana iri? Mbere na mbere nabanze arebe ku ruhande rwe, ntarebe ibibi, arebe ibyiza. Cyo nicyo cya mbere, banza arebe ibyiza. Ikindi abanza arebe ibyo bintu bimuvugisha, nk'urugero ijwi ubundi azirituruka hehe. Yari yabona, bari bamubwira ahantu ijwi rituruka. Ese iyo aryamye akabyuka, nta kintu cyamugiye mu gutwi, kandi bajya bavuga ko iyo umuntu aryamye aba yagindiwe mu gicucu cy'urupfu. Ukabyuka ukabona uratera uhuguru biremeye, ukabyuka wabona ugize ukuboko ukumva biremeye, ntawe uruhare wabigizemo, aba ari iki cyakurinze? Ubundi ikintu kitwishe turi kureba ibibazo kurenza iby'Imana yakoze. Kandi buriya usomye Bibiliya mu Byahishuwe, ikubwira ko isi, ibimenyetso byose birimo kugenda bisohora. Ibi ni ibimenyetso byavuzwe, ahubwo basome Bibiliya. Umuntu urimo kwibaza uti Imana iri iki, asome Bibiliya. Ariko hari n'utagira Bibiliya, ariko yenda mu magambo make icyo twababwira wa mugani ni ugusubiza amaso inyuma bakareba ku mpande, ibintu byose bikoreka, ibyo byose bakibwira ko hari ikibikora. Mu kiganiro cyacu rero turimo tugenda tugana ku musozo, ariko ntabwo twagenda tutageze no kuri ya ndirimbo yindi watubwiye ya 3, abantu bakumva nanone impumeko yayo n'ubutumwa washatse gutangamo. Mwami wanjye nje imbere yawe n'umutima wuzuye
amashimwe n'icyubahiro, nitegereje imirimo myiza wankoreye, nsanga ari ngombwa kugushima, nsanga ari ngombwa kugushima. Nzamuye amaboko yanjye, mvuga imirimo myiza wankoreye, sinzahwema na gato kukuririmba buri munsi, sinzahwema na gato kugushima. Nzamuye amaboko yanjye, mvuga imirimo myiza wankoreye, sinzahwema na gato kukuririmba buri munsi, sinzahwema na gato kugushima. iyo wahise ngo iki? Mwami wanjye. Mwami wanjye. Hakaba hakubiyemo ubuhe butumwa? Ni ugushima Imana kubw'imirimo Imana iba yarakoreye umuntu, ni myinshi, ni amashimwe. Ariko ubuhanzi bwawe harimo abantu baririmba yenda indirimbo zo kubwira abantu ngo bihane, indirimbo zo gushima Imana, indirimbo z'ubuhamya, abantu baririmba buri indirimbo zitiriwe zo kuramya no guhimbaza Imana baba bafite umurongo. Wowe werekeza ku ki by'umwihariko? Njye nyoborwa n'umwuka, aho ujyanye hose. ubwo nyine niba Imana inyoboye mu ndirimbo yo kuvuga ngo bwira abantu bihane, ngo niyo nzahimba. Ninyobora kwibutsa abantu imirimo y'Imana, ubwo niyo nzahimba. Nyoborwa n'umwuka. Ubundi ugira ababyeyi bose? Yego, barakijijwe? bose barakijijwe. Mu bahanzi se baririmba indirimbo z'Imana, wowe ugendera kuri nde cyangwa se ninde ugufasha? Kuko buri muntu wese buriya agira isoko avoma. Abo ngendaho ntabwo bari mu Rwanda, ariko uwo nkunda mu Rwanda, Gikundiro, ndamukunda cyane. Gikundiro abantu benshi baramuzi. Gikundiro ariko ntabwo akiba mu Rwanda. Ntabwo akiba mu Rwanda, ariko ni umunyarwanda. Niwe nkunda. Rero abo ngenderaho ni muri South Africa. Nibo ngenderaho. Benjamin Dube, ndamukunda cyane. Kubera iki Dube? Kubera ko ni umuhanga. Ni umuhanga, kandi kuba ari n'umuhanga, ibintu aririmba ubona bimurimo. Nyine iyo agiye kuririmba ajyamo wese. Ibyo bintu ndabimukundira, n'ibindi. Sinzi niba ikibazo ntakikubajije, ariko ntabwo nabura kukigarukaho, turagana ku musozo. Ariko ubuhanzi bwawe urumva wifuza ko buzagera hehe? Ndumva ko buzakura bukagera kure, ku buryo burenga n'u Rwanda, ku buryo numva mfite inzozi z'uko nzakorera igitaramo muri stade, abantu bose bakaza, ntawe wishyuye, bakaza for free, bakaza kumva ubutumwa bwiza. Kubera iki ntawe wishyuye? niko mbishaka. None se niba ariko ubishaka, ubona ubushobozi buzava he? Kubera ko muri stade harahenze. Nyine nizo ntumbero, ubwo bushobozi buzaboneka niko nizeye. Bakaza kumva ubutumwa bwiza batishyuye. Uyu munsi wa none ufite akazi cyangwa uri umunyeshuri? Soje umwaka ushize, ntago ndabona akazi. Ariko icyizere kirahari.
cyane kiba gihari. Okay, reka tugane ku musozo rero, ariko ntabwo waducika udatanze ubutumwa bukuri ku mutima. Rero byose hari ubutumwa ufitiye abakobwa bagenzi bawe, hari ubutumwa ufitiye abakunzi bawe, hari ubutumwa ufitiye abo muririmbana, hari ubutumwa ufitiye abazakumva ku Ibendera TV bakanakubona batari bakuzi. Ibyo byose ntabwo waducika, ako kantu utakanyujijeho. Ubutumwa mfitiye abakobwa, icya mbere bajye bihagararaho. Nyine abakobwa tuzwiho ko tutazi gufata umwanzuro. Bajye bafata umwanzuro. Ikintu babona ko ari ngombwa, ikintu babona ko ari ngombwa bafata umwanzuro. Niba ikintu ubona ko utagishaka cyangwa ubona atari cyiza kuri wowe cyangwa utagikunze, kubera ikize ugikora ngo bangire ngo nyine ngo shango reka mpe kubikora ngo kubera we fata umwanzuro ku giti cyawe. Niba ikintu utagikunda ntugikunda, oya oya na yego be yego. Nanjye kukubwira ngo duhe urugero, ariko urahenda basanga abakobwa bagenzi babyumvise barimo kubyumva buriya. Ikindi ubwo byari umwihariko ku bakobwa, ubwo reka mvuge abandi muri rusange ndabakunda. Ikindi bakomeze kunshyigikira, bajya kuri YouTube channel yanjye Iradukunda Sophie Official, izo ndirimbo zose urazisangaho, kandi bakomeze bizera Imana. Icyo mbabwira, bibuke ko kuza kwa Yesu kuri bugufi. Komeze nyine aho umuntu ari ajya agerageza, ntaho turagera Satana atarasa imyambi, ariko tujye tugerageza dukora imirimo myiza. Yego, ahantu bankurikirana nkoresha Instagram, nkoresha na Facebook. Ubwo unshaka yahanyandikira namusubiza nta kibazo. Ndabakunda cyane. Tuganye ku musozo rero, reka dushimire abari badukurikiye ku Ibendera TV. Turi kumwe n'umuhanzi Iradukunda Sophia, mwumvishe ko afite ijwi ryiza, afite n'intumbero nziza. Icyo tubabwira ni ukumutera inkunga rero, mukurikirana ibihangano bye, ariko munamutera inkunga y'uburyo bufatika. Sibyo Sophia? So Imana ibahe umugisha rero mwese, mwirirweho. Mwari kumwe na Cretin Ntirishwa, kugira amahoro n'amahirwe.